Keka ko icyo kiganiro twagikoze hano hari abantu ariko bansetse hari abantu bagusetse baransetse ndavuga ariko aba bantu ariko wa mugani hari ibintu bavuze koko nanjye numva nibyo hari igihe satana kurasa shaka mwahita kagwa koko ubundi koko zikari byo urumva sinzi hari abantu babonye nkubura bafata n'akavido kacicikana kuri TikTok hano hantu nagenda ati dore wa mugabo ukubura dore wa mugabo ugize gute ukubura Imana ikubuye mu nsengero guti ariko nanjye nsubira inyuma mbwira Imana atari ko buriya wa mugani nanjye waranshutse ndashukika so rero mpanura buriya buhanuzi narabanje ndaza ndakubona ndavuga ngo Imana nyamarira kubuye ikubuye mu nsengero ikubuye mu bakomeye naboroheje ariko Imana yo mwijuru mu bapasiteri akubuye mu baririmbira kubuye na hantu Imana igeze gute itanyujije umwe none se ubu ngubu ibishingwe byaramenye cyangwa ntago byamenetse tujye tuvugisha ukuri RGB yabimenye ariko ndashimira leta y'u Rwanda urumva byo bikorwa mu buryo bw'umwuka mu isi y'umwuka noneho hano mu mubiri hano ku isi bikahita byanzuzwa ko bagomba insengero kugira gute nuko ngo leta ikora mu buryo bw'Imana nuko ngo Imana itanga itegeko nabo bagakorera nabo rega bariya nabo nabakozi b'Imana ariko umuvugizi wa RIB umuyobozi wa RIB yaravuze ati Imana yabagaye kera hasigaye iradutuma ngo none aho muhaye amashyi nguhaye amashyi wa muntu we nguhaye amashyi umuyobozi nguhaye amashyi nzajya mbaho ukuri nubwo mutakumva ariko nzajya mbaho ukuri mukuru nta nubwo mu nkunda ndabizi ko mutankunda none se sinakubuye ngiye narakubuye urangije uranakurupa ndangije nibishingwe uvuga yuko ndangije ndanakurupa yego none navuga ati n'ikindi cyongeyeho insengero zirafunzwe amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana data twese weho mukunzi wacu udukurikira aho uherereye hose dufashe umwanya tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka ubuzima bwawe burushe kugenda bumererwa neza cyane njye wumva ndi Ngoboka Miriam Theo nguhaye ikaze mu kiganiro nk'uko ibona kuri kamera turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Damuru irindi ryivugire ni Damuru nyine no se irindi ndarivuga ngo bitange kugira ngo barimenye baze bamenye iryo ngiryo ni Damuru nyine rero ngiye kuzarishakira ubushakashatsi ubutanzaza ndibabwira Damuru mu Kinyarwanda ni Yohani w'urukundo kandi muzi ibyo Yohani yakoraga yabwirizaga ubutumwa bwiza akabwiriza mu butayu ari mu butayu ariko nta kiza buriya yabonye Yohani nta kiza yabonye mu butayu ahubwo yahuriyemo n'ibigeragezo rero kujya kwisobanura ngo nitwa runaka nini ni Damuru umwana w'Imana intumwa y'Imana Sondi niki kikubwira ko uri umwana w'Imana Damu hanyuma twese twaremwe nayo uri umwana w'Imana nanjye umwana w'Imana n'uyu n'umwana w'Imana n'abadukurikiye n'abantu b'Imana ni n'abana b'Imana n'uyu mushiki wacu n'umwana w'Imana urumva kuko biri yavuga ngo twapfanye na Kristo tuzukana nawe kandi imbere ya byose ngo Imana yari iriho Imana imbere na mbere hahozeho jambo kandi jambo yahoranye n'iki ni Imana irema isi irema n'ibiriho irarema igeze ku muntu nawe iritonda iravuga ati reka ndeme umwana w'umuntu none se urumva ntararemwe nayo wabivuze neza uri umwana w'umuntu hoye umva ukuntu Yohana yanditse yaravuze ngo wumva ariko ntago wanjyana hirya kandi nzi neza ko nareremwe n'Imana impamvu nguvuga ngo ngura umwana w'Imana urumva twavutse mu maraso yandi bavuze urumva akiremwa muntu ko nyine ubu muntu bwanze nyine kera twitwaga abana b'Imana ariko muri iyi minsi ntago ariko bikimeze urumva hajemo akabazo urumva aka kabazo rero katewe nande na wa mubi witwa Satani so ariko twese turi abana b'Imana nta muntu w'umwana wa Satani cyakoza hari Bibiliya avuga ngo hari muri ibibyarwa bya Satani hari nabyo birahari yego ariko impamvu ngo ko ndi umwana w'Imana tukicarana
Imana iba yemeye ko twicarana. Hari abo nabo bigira gute byanga. Ubwo urumva utari umwana w'Imana. Njyewe ariko uza biyita abana b'Imana ibintu muri kudukorera hanze aho ngaho nanjye ndagusubiza aho ngaho. Bibiliya iravuga ngo muri mwe hari abinjiye bayagize gute rwihishwa, baraseseye rwihishwa. Ntuse urumva umwana w'Imana yinjira rwihishwa cyangwa ahubwo yinjira ahagaragara anyuze mu marembo. None ntuse niba baririye ku nkike ngewe nabizira se? Ahubwo abangaba noneho bo babakurikira cyangwa se bakora irivuga butumwa ryabo ariko batabwirijwe nayo, kuko wa mugani Mpyisi nimba yaravuze ngo hari abituma urumva batatumwe n'Imana. Turi mu bihe bibi Pawulo yagize gute yavuze. Sawa rero ikibazo nyine nuko mwebwe muza mukadutitiza mukatwemeza ati wi tirambwiye ngo urapfuye. None se Bibiliya kivuga ngo mu bihe bya nyuma azaza abahanuzi b'ibinyoma. Hano uragira ngo bigende bite kandi ari Bibiliya yarabivuze nyine yarabyanditse. Yazo muragira ngo duhindure ibihe byavuzwe nyine. Mureke urukungu rukorane n'amasaka. None urukungu rukurane n'amasaka. Nyiri rukungu naza agasanga uhagaze neza azagufata ukuboko kw'iburyo kubwete mwana wanjye icara, naho naza agasanga nyine wabaye iki rukungu azagufata kubwire ngo umva imbere wakivumewe. Se nta bantu Imana iri kugenda ivuma? Ntabo yavumye se? Ntabo se yagiye ishyira ku karubanda? Ubwo ushatse kuvuga iki damu? Batavuga ngo ni amatiku. Reka twikomereze ikiganiro cyacu. Ariko reka nkubwire yarabavumye bajya ku karubanda, bamwe basubiranamo abandi kandi ibi byose byari byarahanuwe. Ahubwo ikibazo abantu bafite amaso yo kureba nibareba bafite n'amatwi yo kumva ariko ntago mwumva. Nari n'abandi bavuga ngo ariko giye mwaheremo ngo Yesu wari ubusaragira ngo azagaragara kandi Yesu yaraje arimo gukora. Satani arimo arakora na Yesu arimo arakora. Uba amaso aracyura ibye, utaba amaso aracyasarura urupfu. Yego ntawe ejo bundi uraje uti n'umweyo ati Imana intumye gukubura. Ndakeka ko icyo kiganiro twagikoze hano hari abantu ariko bansetse. Hari abantu bagusetse baransetse. Ndavuga ariko aba bantu ariko wa mugani hari ibintu bavuze koko nanjye numva nibyo. Hari igihe Satani akurasa shaka mwahita kagwa ko kundi koko zikari byo. Urumva sinzi hari abantu babonye nkubura bafata n'akavido kacicikana kuri TikTok. Hano hantu nagenda ati dore wa mugabo ukubura, dore wa mugabo ugize gute ukubura. Noneho barambwira ati bundi uba watumwe n'Imana. Imana ikubuye mu nsengero guti. Ariko nanjye nsubira inyuma mbwira Imana atari ko buriya wa mugani nanjye waranshutse ndashukika. Kuko hari ibintu urumva ari byo bivuga uri mu mwuka, ariko iyo usubiye mu mubiri abaga ati kabisa wa mugani ibintu wavuze ubanza wa mugani ibyo bavuga niki ni ukuri. Kandi hari igihe Satani akurasa akakurashisha cya kindi wagize gute wigishije wavuzeho wahanuje. Uko ari abantu Satani yagiye arashisha ayo magambo. So rero mpanura buriya buhanuzi narabanje ndaza ndakubona. Ndavuga ngo Imana nyamara irakubuye, ikubuye mu nsengero, ikubuye mu bakomeye n'aboroheje, ariko Imana yo mu ijuru mu bapasiteri akubuye, mu baririmbira akubuye, na ahantu Imana igeze gute itanyujije umweyo. Nanjye ndavuga ati kandi ikindi cyongeyeho n'insengero zirafunzwe. Utigeze kuba pasiteri rahatinze mwaba pasiteri mwe musambana boretse ariko buretse hari icyo utarabona. Wari wabona iki se? Naraje ndakubura. Yego ubuhanuzi burahari cyane buhari. Burahari ko wakubuye nari impari. Tumaze gukubura tugize gute tuyora ibishingwe. None se ubu ngubu ibishingwe byarameye cyangwa ntabwo byamenetse?
tujye tuvugisha ukuri. RGB yabimenye. RGB yabimenye. Ariko ndashimira leta y'u Rwanda, urumva, ifatanyije n'Imana. Yaragiye ireba insengero zitujuje ibyangombwa, ireba indyarya, ibisambo byibishije ijambo ry'Imana, ireba abahanuzi, ireba abantu bose bigize ingunzu mu nzu y'Imana, ba Herode bazengereje ubwoko bw'Imana. Nanjye ndavuga ngo rero ibi ntibyavamo. Imana itifata itikora buriya kugira ngo ubuyobozi bukora inama yo gufunga izi nsengero, inama yo mu gihugu cyo mu ijuru yateranye ibizima n'abamarayika, bigatena bwaga se ni gute twakemura iki kibazo akajagari ko mu nzu y'iki y'Imana. Bagakora inama, hanyuma bamara gukorwa inama mw'isi, urumva byo bikorwa mu buryo bw'umwuka, mw'isi y'umwuka, noneho hano mu mubiri hano ku isi bikahita byanzuzwa ko bagomba insengero kugira gute. Ni ukuvuga ngo leta ikora mu buryo bw'Imana, ni ukuvuga ngo Imana itanga itegeko nabo bagakorera, nabo rega bariya nabo ni abakozi b'Imana. Ariko umuvugizi wa RIB umuyobozi wa RIB yaravuze ati Imana yabagaye kera hasigaye iradutuma ngo none aho muhaye amashyi, muhaye amashyi, nguhaye amashyi wa muntu we, nguhaye amashyi muyobozi, nguhaye amashyi kubera ko nge narahanuye bantira amabuye. Muhagarare rero, ndaje mukanya manure n'ibindi byamaye. Naravuze nzarya duke ndyame kare, nzajya mbaho ukuri nubwo mutakumva, ariko nzajya mbaho ukuri mukuru nta nubwo munkunda, ndabizi ko mutankunda. Nabigize ngo ni abakunzi banjye mwabaye indyarya, ariko reka nkubwire indyarya ihimwa n'iki? Nanjye nzajya mbakubita isengesho maze indori. Ubwo se ubwo urumva uzabuhimye undi nini? Njyewe nzajya mbaha isengesho mbatureho umugisha w'Imana. None Imana niza kureba bya bindi watuje akanwa kawe koko wabikoze cyangwa wabishyize mu bikorwa, isange nta kintu na kimwe wageze gute wakoze. Niza kureba damuru, isange ngende mu mwuka ndimo gusenga, ihita guhanira icya kindi utageze gute utakoze. Nararenga naho ngaho nkubara abantu basenge Imana. Abantu simbiye kubivuga, abantu batigeze babona ibyangombwa bibatuza, reka mbivuge gutya, ubwene gihugu. Muzasenga Imana Trump azatsindwa, kuko natsindwa muzataha. Natsinda amakuru mufite, reka twebwe abatafite ibyangombwa by'ubwene gihugu baza umva Trump muzamubibona. Ndabivuze uzi ubwenge nasenge ngo ntuye muri, ugasanga umuranga ngo ngiye ngo ntuye muri Amerika, ngo ibi nibi ngo nyamara ngo nkunda abakozi b'Imana, ngo ariko runaka ngo simukunda. Uramaze, nimba utamukunda uramaze. None se Bibiliya kivuga ngo uwanga mwene se ngo bari iki? Ari umwicanyi. Siko birivuga se? None se kunyanga warangiza ngo ukunda Imana, wanze kukunda iri muri ngewe, ubwo n'Imana nuyikunda urayibeshya. Kuko iyo uyikunda nago wakambwiye ngo uranyanga, nago wakanze mwene nimba ari mubi mwereke kuri mwiza. Nese wowe ngo uramwanga, ngo runaka ngo ndamwanga, runaka ndamwanga. Ubwo se nimba umwanga wanyoba ngo kandi ukayaba ngo uri umukristo nyabaki? Uwanga mwene se aba ari umwicanyi. Ndagira ngo twigarukire ku buhanuzi. Urahanuye ngo Imana irakorotye, none se sinakubuye? Ngiye narakubuye, urangije uranakurupa. Ndangije nibishingwe, uvuga yuko ndangije ndanakurupa. Yego, nene navuga ati n'ikindi cyongeyeho insengero zirafunzwe, bajye mu biganiro nakoze kwisezerano no kuri cyarya no kubahiburayo TV. Urumva bagende barabihasanga, yewe no kuri cano yanjye pe numva hariho ikiganiro kimwe nakurobye. Urumva kandi nabwo nubwo bitavuga neza, urumva gaterano ni kamara iki? Ubusa banyemereye kamera barayimpaye, ubusa banyemereye amamikoro barayampaye, ariko nshimiye data wa twese
nubwo agaterano katagira gute katamara imbere ariko mba nakabonye. Imana ifite inzira nyinshi yacamo. Ariko rero reka mbabwire abantu bafite imitima mibi, abantu bafite uburyarya mu mitima yabo. Kandi reka uko uryarya umwana cyangwa se umuntu w'Imana niko nawe Imana ikuryarya. Kandi bakajya mu nsengero nyine, kuko Bibiliya avuga ngo nzababeshyeshya kubashyeshyenga, kuko hari abantu Imana yo mu ijuru yashyeshyenze. Ariyo mpamvu bavuga ngo abakozi b'Imana barahanuye ngo siba ibintu byabo nibyagira gute nibyasura. Kubera iki? Bashyeshyenze Imana. Urumva? Bazi ngo babeshye Damuru. Damuru ararengana kuko icyo wavuze cyavuye mu kanwa kawe. None bwo abantu bazi no guca bugufi imbere y'Imana. None urebe usange uwo wahemukiye mubwira ati rero umukozi w'Imana nari nemeye iki none narakibuze, mbabarira n'Imana yo mu gihugu cyo mwijigire gute imbabarire. Ntabwo ubukiranutse. Ni nayo mpamvu rero n'izi ndyarya ziyobarangeje mu nzu y'Imana barazaga bakaririmba bagahamiriza, ariko za prudence ziri hehe? mu mufuka. Bagahamiriza bagahanura ati wi ati ndumva Imana, ati ndakumva papa, ariko mu manura jipo iri hafi aho ngaho. Urumva? Abandi bakaza bakita igisinugu bagaga ngo Imana iratubwiye, barangiza bakabamara gukora ibyo ngibyo bagatuburira abantu, bakababaza imitima y'abantu birengagije. Usibye ko hari ibintu Imana yo mu ijuru ikora abantu bakagira ngo wenda ngo bakabifata nk'aho wenda leta wenda yababangamiye cyangwa se yabangamiye abantu basenga, ariko hari ibyo leta ikora ibwirijwemo na mwuka w'Imana, kandi nta buyobozi na bumwe bujyaho butashyizweho n'iki n'Imana. Rero gufunga insengero ni ubuhanuzi bwahanuwe. Imana agomba gushyigikira ubuhanuzi bwaturutse mu kanwa kayo. Uyu munsi wa none nicaye imbere ya kamera, ibi ngibi ndi kuvuga harimo abari bubyumve, harimo n'abatari bubyumve, bitewe n'iki n'inyigisho bigishije n'ubuyobe bigishijwe. Sinzi nimba unyumvishije. Uyu munsi wa none hari abari bubyumve bitewe n'inyigisho bo bigishijwe. Hari n'abandi nanone bari bavuga ati vuvuye aho. Ariko nshimiye Imana ko igihe Imana ishyigikira ubuhanuzi bw'abantu. Ukimara guhanura bura buhanuzi Ako sinakubwira uko banutse. Siwasigaye ufite ubwoba. Baranutse nyine baravuga ati wowe hano, ati wowe wigize umuhanuzi, wigeze iki ngo insengero zirafunzwe, ati kuzajya muhavuga ngo insengero zirafunzwe tuzaya dukubitamo ikibatsi cy'umuriro cyo gusenga. Ubusi insengero reka mvuga iki kintu, insengero ziri busigare zitafunzwe nizikorana n'izindi mbaraga. Ngo insengero zisigara zidafunzwe nizikorana n'izindi mbaraga. Nuko ari ikindi mvuze, izo mbaraga nyine nizo dushaka kumva. None se habaye imbaraga zingana? Hari imbaraga z'Imana kandi uravuze ngo n'izindi mbaraga zitari iz'Imana. N'izindi vuga ngo n'izindi mbaraga ariko hoye ndenye, kandi tugira ngo tubwire izo mbaraga zindi. Hariho imbaraga nyinshi, imbaraga z'Imana, imbaraga z'amafaranga, imbaraga z'amashuri, imbaraga za gishitani, izo zose zirimo zirakora. Nabo bafite amaso yo kureba bazareba, bafite n'amaso yo kumva bafite n'amaso yo kureba bazareba, bafite n'amatwi yo kumva bazagira gute bazumve. Izisigaye zidafunzwe nizikorana n'izindi mbaraga. Izi mbaraga z'amafaranga bazuzuza ibyo bagize gute basabwe. Rega Imana yatuhaye umwuka w'ubwenge, gusa abanyamwuka bari bubyumve. Nyuma uragira uti mfite ubundi buhanuzi kandi n'ubundi ngiye guhanura. Ibyo ngibyo wenda twazabikora wenda ikindi kiganiro, ariko reka tubwire abantu ngo Imana irimo irakora isuku mu nzu. Ariko se none wamugane Damu tugarutse inyuma. Ni inzu. Buriya izi ntago ari insengero, ni inzu.
kuko hari inzu z'imyanda. Kuko imyanda yari yaramaze kuba myinshi mu nzu muri izi nzu zitwa ngo ni insengero. Urumva harangwagamo ubusinzi, harangwagamo ubwesikoro, ubusambanyi, ubujura, ubuyobe, inyigisho z'ubuyobe. Urumva rero Imana yagombaga kuza gukora akazi kayo icishije mu buyobozi bwacu. So rero izi nzu zitiriwe izina ryayo zagomba gufungwa kubera ko zirimo imyanda myinshi. None se uzasanga abahanuzi benshi b'ibinyoma uzabasanga mu nsengero, abarozi uzabasanga mu nsengero, abasambanyi uzabasanga mu nsengero, abicanyi bo mutima uzabasanga mu nsengero, abagambanyi uzabasanga mu nsengero, indyarya uzazisanga mu nsengero. None ubwo urumva Imana itararambiwe uburyarya bwabo? Rero urusengero rwa mbere nubwo izi nzu zafunze, ariko nagira ngo ntangarize abantu badukurikiye, urusengero rw'Imana ntabwo rufunze. Urumva? Kuko nimba zifunzwe izi nzu, ariko umuntu w'Imana koko by'ukuri azakomeza asenge, kuko azakora amateraniro ye yo mu mutima. Kandi urusengero rwa mbere Yesu avuga ni umutima, ni umutima wawe. None uyu mutima wawe nimba wejejwe rero, kuko uzagendana n'ibihimbano by'umwuka, uwerekwa azakomeza yerekwa, nuhanura azakomeza hanura, kuko abasengera data mu kuri no mu mwuka. Nurababwiye ngo bagiye kujya ku karubanda, bagiye kugaragara. None ko twahanuriraga mu nsengero bakaba bazifunze, turahanurira he? Rero nimba bahanuriraga mu nsengero, bazahanura, bazakomeza bazahanura no kuri YouTube bazaza bahanura. None se abahanuraga ngo nibagende babenure, abahanuraga ngo nibagende ngo runaka yavuze ngo nubundi bazaza kuri YouTube bakomeze bahanura. Ko kuri YouTube duhanura ntibyemerwe, nawe wabyumvishe? Reka nkubwire, nuko ngo hari abahanuzi bemerwa, hari n'abatemerwa. Abahanuzi bakorana na bwa butware bo baremerwa, ariko babandi bakorana n'Imana ntago bemerwa, kuko duterwa amabuye. Impamvu tutemerwa nuko dufite ishusho yo kwera, ariko abandi bafite ishusho yo kwera indibu. Sinzi iki kintu niba ucyumvishije. Uzi umuntu ufite ishusho yo kwera indibu, uzi kaza akakubwiriza, yamara kukubwiriza akahita nagusenyera urugo. Uyu ni wa muntu ufite ishusho yo kwera indibu. Uyu muntu ufite ishusho yo kwera indibu, uzi kaza akaguhanura yakakubwira ati uriya mugabo ufite sinabwo ari uwawe. Nose naba yahanuye. None nkibaza Imana ko yubatse urugo irusenya gute? None rero dufite abandi bantu baza bigisha ijambo ry'Imana, ariko bafite inyigisho zicurikanze. Urumva? Zifite ibindi bintu byihishemo. Ariko bakakwereka ko kuza kwa Yesu nta kibazo, ariko nanone ntugereyo cyane. Urumva? Kandi bakakwereka ko kwa Yesu binagana, ariko ntibakubwire imbogamizi ziba muri ya nzira. Kuko hari abantu benshi baje kwa Yesu bakurikiye ibitangaza, ariko nanone badashaka nyiri ibitangaza. Icyo cyo mukitondera. Hari abantu baje bakurikiye Yesu ko yabagirira neza, bakurikiye ibitangaza. Kuko dufite abantu benshi baze bakora ibirimo berekana imirimo cyangwa se imirimo y'Imana, ariko itari barimo, ahubwo baba bakoreshwa n'izindi mbaraga, ariko bameze nka bari Yesu. Hari abantu bakora ibitangaza nk'ibya bari Yesu. Nase bari Yesu nuzi ko yakoraga imirimo isa nk'iya Yesu yakoraga. Abo ngabo rero nibo twejeje rero amahanga muri izi nzu rero zitiriwe izina ryayo. Hanyuma bafunze zimwe, izindi zirasigaye. Hanyuma nazo zizafungwa. Bundi nazo zizafungwa, kandi nyuma yo gufungwa abapasiteri atazabigendanamo neza bazajya bahanwa banafungwa. Ndabihanura. N'izindi nsengero zirarye zirimenge zizafungwa nabo ntibakurikiza iby'amategeko ya leta, ariko amategeko y'Imana nazi. None se ngo amategeko y'Imana barayubahiriza? Ubu wabwiye Yesu ko yabwiye Gahini murumuna wawe ari he? Harya yasubije ngo ntabwo yamubwiye ati ndi umurinzi wa murumuna wanyu. Ubu se uwavuze ngo uwakwemereye ikintu ntabwo ari umurokore? Yarakiguhaye se? None se ntabwo yari yabwirijwe n'Imana? Ntabwo yari yavuga ngo umwuka w'Imana yanyemeje gukora iki ngiki? Hari abantu rero b'intumva
banze gukorera Imana hakiri kare. Rero hari abazajya bayikorera bari mu bitaro bavuye ku kazi birukanywe, bamwe ngo zasenyutse nk'uko babivuga nyine. Bakorera Imana bacitse amaguru, bakorera Imana banarwaye kubera iki banze kumva. None se ko naje ngatanga mandadari mwabaga ngo nimwitabe hakiri kare, ubu ngubu se baritabye barinze bajya gufungirwa insengero ko bamwe bari babizi ko batujuje ibyangombwa, ko bakoraga ibyaha barihaniye. Icyo baranzwe n'igise se amatiku no gusebanya, ubujura bwakorerwagamo. Hagarara rero nyuma yo gufungwa kw'insengero n'abapasiteri batitwara neza barafungwa barajya muri gereza. Uragira uti abahanuzi niba titwara neza muri ibi bintu nabo barajyayo. inzugi zirakinguye kandi nibo zireba. Ufite amatwi niyumve nyine. Imana ibwira Kayini ati nukora ibyiza ntuzemerwa. Nawe se abakora ibyiza se ni bangahe? Ubu se bari bafite urukundo ni bangahe? Abagiraga neza se ni bangahe? Usibye abashumba bagishumbye inama koko by'ukuri babikunze bangana iki. Bamwe uzasanga umugabo afite urugo rumwe, umugore afite urundi rugo, urumva, kandi bombe bagahurira mu rugo ku gatuti. Kuko urumva mu rugo bafite umwe afite icyumba cye n'undi afite ikindi, ariko mu itorero bakaba bazi ngo babana n'umugore n'iki n'umugabo. Abo ngabo nibo twejeje rero, kandi bakaza bakaduhagarara imbere ati nibashira ishusho. None se ko Yesu yababwiye ngo mufite amaso yo kureba ariko nimureba ko muri ibipfa amatwi, mufite amaso yo kureba nimureba, mufite amatwi yo kumva ariko nimwumva. Ibi ngibi iyo byose iyo tubivuze ntabwo babyumva, ahubwo bumva babyibuka neza cyangwa se bikabagira bakumva ibyo twavuze ari ubwo ibi byageze gute byabagezeho. Bajye bahagarara hamwe rero, Imana ibanyuremo ibakoramo akazi. None se ubu nguko twavugaga ngo nibabe maso basenge kuko hagiye kuza ibiza. Uyu munsi wa none bako bafite ubwoba ko batangiye kugira ubwoba, bavuga ngo turasengera he, ngo turasengera he. Nubundi none se ubu nibwo mwibutse kuvuga ko mugiye gusa ngo murasengera he, nibwo mubyibutse, ahubwo ko muri indyarya mwabeshyaga Imana, mubeshya n'abana b'Imana. Muhagarare hamwe rero kabote, nimamara kubota ahasigaye Imana ibagira akabarori ngaho nibereye. Kandi wasangaga wa mugani wasanga hari bari bamaze nk'ukwezi batajya no ku rusengero, none bari kurira ngo Mana ngo Yesu we ngo insengero zose bazifunze. Uri indyarya, uri umugome, uri umwicenyi wo mu mutima, uri umurozi, uri kubeshyira abantu, warangiza ngo njyewe ngo ndi umukristo. N'imbuto ufite byonyine nzi kugaragara kuri umukristo. Tujye tuvugisha ukuri. Cyakoze nshimiye abantu bo kwisezerano, harimo abantu bagifite urukundo kwisezerano. Urumva urumva abantu bo kwisezerano, urumva nigeze kuza hano ndavuga ati nyamara Imana yo mu ijuru nge nzagaruka no nambaye ikote. Umuntu ahita amikote. Mama wanjye Imana iguha umugisha. Abantu b'Abaheburayo rwose nyamuneka namwe mugira urukundo nk'abo kwisezerano. Abandi nabo twaza hano, uwitwa Pastor Mutesi yanyihereye umuceri. Mana mwe batangira ngo impamvu yamaye umuceri nuko yabonaga ko hari ibyo mvuga ari iki ari ukuri. Rero dufite indoro, abantu bigize indoro ariko babita indorerezi harya. N'abashungerezi naho indorerezi nizireberera amaturo. Zindokore ziyambitse agakiza, kumva imbere muri amasega, urumva muri ibibwa, muri ingurube. Oya kandi ahuratukanye. Muri ihene nkarangiye makavanga ngo we. Oya damu uratukanye. Oya njyewe ntabwo ntukanye. Ubusa ari njyewe ari na Yesu watukanye nini? Yesu ko yatutse Herode ngo uri ingunzu. None se abantu mureke bajye bababwiza ukuri. Nimba muvuga ko ntukanye ndamaze
na Yesu nawe yageze gute yaratukanye yabwiye Herode ngo genda ubwire iyo ngunzu Herode none se ubwo uragira ngo mbigenze none se ingurube abantu si ingurube none se abakiriza ni bangahe uzasanga ku gatuti urumva uzasanga ku gatuti ikibwa kikaraga ku ntuza gifite mikoro cyambaye ikote cyambaye igitenge gifite baze nziza urumva cyarisize iminwa cyayisize neza ewa nikirizo kiri kugenda kikaraga mama shenge yewe mwambonye Yesu agira neza kumbi wareba mu buryo bw'umugasa ni ikibwa cyariye ewa kimaze neza kigendera mu modoka nziza kicara ahantu heza ashage mo ibyo bareka sha igihe cyaba ariko kiregereje kandi kirageze kuko abasengera data mukuri no mu mwuka bagiye kugaragara none se Damu ubwiye abandi wewe uri busengere he urwawe ntago rufunze jewe urwanjye ntago rufunze gize rufunze gute kandi ngewe ndigisenga ndavuga aho uteranira aho neranira reka ntago hafunze aho neranira noneho abantu bazi aho uteranira cyane rwose hano ibwera mvura kuri ADPR no nsigaye nerana ko nsigaye naregereye nagiye kure yo mu Nyakabanda kandi mu Nyakabanda naho ntago hafunze ibwera mvura nasengeye ibihe byiza bazaze rwose ibwera mvura basenge rwose kuri ADPR urumva nta kibazo ni mu mahoro none tayo no mu buvumo none se ubu ngubu n'ahangaho sinahasengera ariko reka mbwira abantu bafite nimba bafite ibufukunyo mu mutwe urumva reka mbabwire mu nzira aho wagena no mu muhanda muri kaburimbo ntago wagena ngo usenge ariko ni hafi bigusakuriza kandi gusenga no gusengera kure bigusakuriza reka nkubwire umunyamasengesho w'ukuri usenga data mukuri no mu mwuka yahagarara muri kaburimbo agatira haleluya kandi abandi uyumva agafashwa yatiye haleluya icyo gihe rero abanyamahanga bagahita bavuga ko bamenya amatwi bagahita bakure nayo mpamvu rero uzamamiriza mu maso haleluya by'ababandi izi ndyarya nyine uzahamya data mukuri no mu mwuka mu maso y'abanzi ba Yesu data nawe azamuhamiriza imbere urumva Yesu niko yabwiraga intumwa none se ningenda hano nkahamya Yesu ugira ngo nukuri kw'Imana ubu Yesu urasura ko ndi kumuvuga uyu munsi ndi burye neza Damu Imana iragutuma yego abantu banze kubyumva banze no kubyemera barabihakanye baranutse baragututse nyamara umwuka wera kurima ati Imana irakubuye insengero barazifunze uraje urakurubye uti ikizira kivuye ahera ariko nakora bya gatuti we hariya ku ruhimbi narahakorokye mana we mva nafashe itorosho mfata mukoropesho mfata itorosho byose n'amazi ari mu rufuro mureke mbabwire mureke Imana yitwa Imana mureke Imana ikora akazi kayo uragarutse uti nzanye hamagara konvikasiyo hamagara ariko naraze nyine natanze konvikasiyo nuko abapasiteri batumvisha icyo umwuka abwira amatorero banze kumva ahubwo kubera ko bariye ifiriti n'umuceri barahaga bananirwa kumva ijwi ry'Imana uyu munsi rero wanze kumva yaheze mu ki mu nda ya nyina kandi wanze kumvira ababyeyi yumviye ijerere sawa rero hanyuma ibintu biranze bibasohoyeho ubu ni iyihe nama noneho inama ya mbere nabagira ni ugukurikiza amategeko leta yashyizeho bamara kuyakurikiza hanyuma bakagirwa n'inama hanyuma nyuma yo kugirwa inama ariko reka mbanze nkubwire ibaze ko natanze mandadari bakitaba igihe cyagize gute cyarangiye none se uyu muyobozi waki si yakoresheje inama y'abapasiteri ntimwabibonye se none se mbere hose kuki bitabaye
kandi noneho naravuze ngo umuntu utazitaba konvikasiyo azayitaba ari mandadari. sawa rero. Ikintu nasoza mvuga, abantu nibasenge kandi basengere mu mutima. Ikindi cya kabiri, birinde cyane, babe maso, ubundi ibindi byose bagira gute babiharira Imana. Ikindi reka mbwire abantu basanzwe badukurikira b'inshuti zacu, cya mbere cyo Yesu aracyakora imirimo y'ibitangaza. Ikindi aracyumvira intore zitakira amanywa na ryari na nijoro. Abantu rero babe maso basenge. Ikindi cyongeyeho ariko bitegure, urumva, bitegura ikindi gika kigiye gukurikira. Hari inkundura. Iyi nkundura rero umuntu wese iyi nkundura isanga ihagaze nabi iramukundurana. Ubwo nimba iri mujyana Rosororo ntago mbizi, nimujyana Induba ntago mbizi, nimujyana mu modoka ibwo ntago mbizi, ariko iyi nkundura igiye kuza, urumva, kuko abantu bafite akajagari cyane mu mitwe yabo, kuko banze kumvira Imana. Rero iyo wanze kumvira Imana, ikintu ikora rero iraza, iyo gusanze uhagaze nabi ni bye bye. Mana y'amahoro y'umugisha. Hanyuma tugana ku musozo, ntibishoboka yuko wakumvira Imana utabona kandi usuzugura umuntu ubona. Dukora ibyo leta idusaba, dukora ibyo inshuti zidusaba, niko kumvira Imana. Cyane cyane nongere mbisubiremo, kugira ngo wumvire Imana bigusaba kugira ngo wumvire umuturanyi, wumvire umuvandimwe, wumvire ubuyobozi, kuko ubuyobozi bwose bwashyizweho n'Imana, kandi kubwumvira niko kumvira Imana. Tarajya kure, dore ikibazo gihari, abantu cyambere barobanura ku butoni. N'abantu kuko Imana ireba, urumva, mu mutima. Ariko abantu icyambere icyo barebaho ubwiza, uburanga, ko yambaye ikote, agendera mu modoka nziza, atuye mu modoka nziza, arabyibushye, afite inda nini, afite imodoka, afite ngo niki, ngo nuka ngo afite iki, amafaranga. Nibyo abantu bagenderaho. Ariko umuntu w'isuzugurwa, wa wundi Imana yemera, ni uwambaye agakote kamwe, agashati kamwe, uvuga ukuri, ariko Imana igeze gute yishimira. Ugasanga rero abantu bareba ubwiza n'uburanga, ariko data wa twese akareba ari iki mu mutima. Abo rero Yesu arebera mu mutima, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nimukomeze mugire gute, mukorera Imana yabatumye, ibindi byose ni nyongera. Shalom. Shalom.